wari wava mu rugo uzi ko wambaye neza pe uzi ko wahejeje wambaye neza, byarangiza nk'igisiga cyangwa inyoni cyangwa ikindi kintu kikagutaho umwanda ugahanagura neza bikanga wumva umeze ute? Wumva bikubabaje. Ibyo rero bikunda kubaho ku kazi. Ushobora kujya ku kazi nk'umuntu akaguhamagara akagutuka, ukumva umuntu wese muri bwongere kuvugana, yawe umukiriya yawe umuntu mukorana uyu umutuke, ukumva nyine mood yawe y'umunsi wose irapfuye. Icyo gihe ubigenza gute? Mukangiye kubwira ngewe ikintu nkora kuko ni ibintu bitoroha, ntibyoroha pe, hari igihe uhita wumva wataha ukumva birakurenze, umuntu wese muyu ukamutuka. Ngiye kubwira ikintu nkora kugira ngo mpindure iyo mood nyine nyivemo, umunsi uze gukomeza. Kora subscribe niba utarayikora, tubonane nyuma yako kananga. Nguhaye ikaze. Akenshi mu kazi dukunda kudiringa n'ibintu cyangwa guhura n'ibintu tutari twiteze ko biri buze kutubaho ku munsi. Uti bigenda gute? Akenshi muri business twiga ko tugomba gufata abakiriya neza, ariko nta hantu na hamwe hari itegeko rivuga ngo umukiriya gufate neza, sibyo? Hari n'igihe ushobora kuza rwose wowe umeze neza ugahitura n'umuntu agahita agutuka, cyangwa se ba boss bacu, boss wagahita za akagutuka, cyangwa niba uri boss ugasanga abakozi bishe ibintu byose. Icyo gihe ukora iki? Wumva nyine umujinya urakwishe. Uyu munsi rero tugiye kureba ukuntu ushobora guhindura mood uri ku kazi niba waruhuye n'ibibazo, ugahita uhindura mood, warangiza ubuzima bugakomeza. Ikintu cya mbere rero, umuntu nakubwira nabi uri ku kazi, ntukajye ukankamirana. Ku kazi ntago ari ahantu ho gukankamirana ngo wumve ugomba gusakuza. Oya, jya utekereza mbere yo kumusubiza. Utekereze ikintu gishobora kuba cyamuteye kurakara muri ubwo buryo. Hari igihe nari ndi kumwe n'abantu ku kazi, twari turi mu nzu turi batanu. Noneho sinzi ibintu ntabwo nibuka neza ibintu twari turi gukora, ariko twese turi concentrate. Noneho undi muntu aza yatinze, banze twari turi gukora ku munsi wa konji, aza yatinze, araza nyine arakaye. Sinzi ikintu namubwiye, ahita arombokera. Arombokeye. Ikintu cya mbere natekereje avuse n'umuntu musubize, ndamubwira dusohoke. Turasohoka. Dusohotse, urumva kuko nashyizemo akanya ko gusohoka tukajya kuganirira hanze, birashoboka ko nayo yasohotse ariko bitekerezaho. Nayo nasohotse mutima avuga ati sindakare, aricyo kintu ndi gutekereza umutima ati ndihangana sindakare. Maze bimeze gute? Ansorera ikintu ikibazo cyose yahuye nacyo. Ndavuga ati wasanga aricyo cyamuteye kuhita mbwira nabi mu bantu. Ndamubwira ko dusubire mu nzu. Nta kintu kinini tuvuganye. Niba byoroshye buri gihe nivuze ko atari igihe ngiye ntunganira ku kazi, bibaho kenshi, ariko gerageza utekereze mbere yo gusubiza. Gutekereza ugahana wa muntu uri kugutonganya igihe cyo gutekereza gatoya, bishobora kugira icyo bihindura. Ikintu cya kabiri ushobora gukora, gusohoka ukagerageza gukora akantu kameze nka sport gatoya. Ushobora kubukorera muri etage. Sohoka ahantu hari ama escalier ujye uzamuka wongera umanuke. Nubikora inshuro 3 biraba byagufashije. Cyangwa ugende ahantu hari amazi yo kunywa, usuka amazi unywe. Numara kunywa amazi ibyo ngibyo byose umujinya urashira, wumve mood irahindutse nyine. Gerageza gukora ikintu gituma nyine umubiri uhumeka, siporo cyangwa unywa amazi. Ikindi kintu cya gatatu, niba uri ku kazi umuntu akagustressa cyane, noneho birengeje urugero ukumva ugiye gutongana, kugira ngo iyo mood ihindure, jya ushaka nk'umuntu ukunda cyangwa undi muntu w'inshuti ugeze gukorera ikintu kera, umwohereza aka message. Ibyo bintu mwandikiye ashobora kugusubiza, bigahita bihindura ya mood. Ni ukuvuga ngo za mbaraga bizari zikurimo zo gutongana, zo kuvuga iki, bigahita bizitsinda, mukagarura, mukiganirira, mukavuga ibindi bintu byiza, bigatuma uza kugaruka muri mood vuba. Ikintu cya kane rero, umuntu nagutonganya mu mutwe wawe cyangwa kumubwira uri ku kazi, ntukagarurire ibyo yakoze ejo bundi cyangwa ryari ngo ubwire n'ejo bundi. Jya umwihorera, utuze, udiringe n'ibyo byako kanya. Ntukavuge ngo ejo bundi bwose wabikoze ngo kandi n'ukuri ni kuhora. Oya, gerageza umwihorere, utuze, ntugarure iby'igihe cyashize. Ikintu cya gatanu gikunda gufasha ni ugutera urwenya, ariko ntugahita userereza umuntu. Nanone hari igihe umuntu akubwira nabi ugahita umuserereza. Ibyo ni bibi. Gutera urwenya ni byiza, bitari uguserereza. Yego, donc situation ibaye gerageza uyikuremo joke, uyikuremo akantu gashekeje. Ubwo utari kuzi ko nigeze gura n'ibintu bimeze gutya na gutya, babwira uko wabigenje icyo gihe. Nibirangiza mubizinge, mubibike,
mudaserereye, kuko nyine guserera ku kazi si byiza, bituma umunsi wawe upfa n'uw'abandi bantu ugapfa. Ikindi kintu rero cya gatandatu njye nicyo nkunda gukora ni ukugerageza gukora exercices zo kurelaxa. Bye nakubwiraga kumanuka no kuzamuka escalier, ariko hari ibindi byinshi wakora. Urugero, we mu mutima wawe ubwiye ngo sindakare, cool down, kuvuga turika ndeke gutongana hano muri iyi merere ni sawa. Ikindi niba ufite kuteri ambara wumva umuziki, niba hari gihe kwambara bigaragaza agasuzuguro yego, ariko niba ikibazo ubona cyakemurwa no guceceka cyane, umubwira uti sorry, wambare kuteri wumva umuziki nawe ari igihe utuma utuza. Ikindi kintu njye nkora akenshi ahantu nkorera haba hari miroir hafi aho ngaho, kujya muri miroir nkarebamo njyewe nanjye ku giti cyanjye gutya nkireba, bituma ntekereza ibitekerezo nkabishyira ku murongo. Sinzi impamvu nyine, sinzi ko bigenda, ariko kugenda ngahagararamo gutya nkareba miroir ni bana gatoye nkarebamo gutya bituma kiri ibitekerezo ku murongo. Donc shaka akantu ukora gatuma urelaxa, gatuma witekereza, ukora meditation akanya gatoya, bituma nyine ibyo ngibyo byose ubigabanya, bigatuma utarakara cyane ku kazi. Rero burya ni ahantu heza, kuko abantu dukorana uretse no kuba ushobora gutongana rimwe bagahita bakwandikira ko usigaje izindi ncuro ebyiri gusa bakakwirukana, abantu dukorana n'abantu bakazi, kuko tumarana nabo amasaha menshi. Jya wirinda kurakarira ku kazi, jya wirinda gutonganira ku kazi, kuko ntago bigaragara neza, ntago bituma abantu bagufata neza. Kandi umuntu mukorana ahantu hamwe, yewe unahavuye mushobora gukorana n'ahandi. Ibaze rero nyine bazi kuri umuntu w'inkomwato ukunda kurakara, jya ugerageza ibyo ngibyo byikarumane. Si sawa kurakarira ku kazi. Niba rero utigeze ukora subscribe, yikore urebe imwe muri video zanjye uri kubona hafi aho, cyangwa ukande kuri iyi ngiyi iri kuri screen hano, ushobora kuhakanda ugakora subscribe. Noneho sasa tubonane muri video ikurikira. Bye bye, ciao.